twongere rero tubahe ikaze mwese mukunda gukurikira ndetse no kureba amashusho tubategurira hano kuri channel yacu dukunda cyane yitwa Neza One TV. Aka niko kanya rero twongeye kubategurira amwe mu makuru avugwa muri entertainment hano mu Rwanda. Kuri uyu munsi rero twabateguriye igihangange icyamamare Riderman Gisumizi wita amazina menshi agiye atandukanye Rusake ndetse akiyita n'amazina menshi ashoboka. Rero umuhanzi Riderman mwagiye mukunda muri benshi cyane. Riderman rero yasubitse ibyo kumurika album ye mwaka wa 2019. Riderman uri mu baraperi bakunzwe hano mu Rwanda, yahishuriye ibinyamakuru bice bitandukanye ko album ye yise Kimira Ntare, nkuko yari yabitangaje ko mu minsi ishize ko album yari ko izaba yitwa Kimira Ntare. Yagiye kumurika ku nshuro ya album ye rero ikaba itakibaye. Ni ibyo Riderman yatangaje ndetse abitangariza n'abanyamakuru bagiye batandukanye, ndetse ko avuga ko afite ibikorwa byinshi arimo arategura kuba yakora byatumye igitaramo kiba gisubitswe. Rero Riderman mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, uyu muhanzi ari mu batumiwe gutaramira umwaka wa 2020, ataramira abanyarwanda mu gitaramo cya East African Party kizaba tariki ya 2 Mutarama 2020. Yahamije ko atakimuritse album ye tariki 25 Ukuboza 2020 nkuko byari biteganyijwe. Yagize ati rero hari intego nari mfite ariko kubera akazi kenshi sinabasha kuyikora. Ntabwo navuga ko intego zanjye nazigezeho kuko haba hari izindi mpamvu zigenda z'intego zitajya mu bikorwa. Album rero yari yarateganyije kwita Kimara Ntare ariko si byamukundiye ndetse ni cyabashije kumworohera kuba yakomeza kuyitegura nkuko yari yarateganyije ko izaba ku 25 Ukuboza. Riderman yiseguye rero ku bakunzi be ndetse namwe mukunda Riderman, dore ko muzamubona mu gitaramo cya East African Party. Abatazamubona rero kuri 25 mubashije kubimenyeshwa, ndetse dore ko birimo bagenda binasakara ku ma website agiye atandukanye. Rero muri East African Party ubwo abahanzi bazataramira abanyarwanda ku itariki ya 2 Mutarama mwaka wa 2020 barimo bagenda basanga bari kugenda bamenyekana, dore ko ku kwibutiro ubu ngubu The Ben ndetse na King James na andi bamuntu na Riderman bari bo bamaze kumenyekana mu bazatarama muri icyo gitaramo cya East African Party ku tariki ya 2 Mutarama mwaka wa 2020 muri Kigali Arena. Kwinjira muri iki gitaramo rero bikazaba ari 20,000 mu myanya y'icyubahiro, 15 mu cyiciro gikurikiyeho n'amafaranga 5,000 mu myanya isanzwe, mu gihe abazagura amatike mbere bo bazagabanyirizwaho amafaranga makeya bitewe n'itike yaguze. Rero kwinjira nayo ngayo. Icyo bigusaba nta kindi rero ni ukukurikirana amakuru yacu tugutegurira kuri Neza One TV, ubundi ukajya ukurikirana amakuru yose ukayakurikirana ku gihe ndetse tukayaguha yizewe. Murakoze cyane, ciao ciao, I love you.